Ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyareze East Africa kirenga CEEAC n'umuryango w'ibihugu bya Afrika yo hagati, kirenga Fdlr yikomanze mu gatuza ibona ntiyakandiraho, imiryango hafi 4 irimo gukorera hamwe. Nta kagambane kontenja y'abarundi yahaye amakuru y'ubutasi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikajya kurasa abasirikare ba M23 bari ngano bita ngo niba ari kishwa ntumbaze n'ikibintu nk'ibyo ngibyo. Bishobora kuba iyo operation yanahitanye n'abasirikare benshi. Abarundi bo basana batangiye kubigerageza n'ibindi bihugu tutazi bizavuga bati natwe twaza tukabakubitira abo bantu. Ariko ibyo bintu uri kuvuga East African Community yabihakanye by'uko ingabo z'u Burundi zaba zikorana bya hafi na Frdc muri ibi. Abantu barimo gukinira mu kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko Minwari yakiniye mu kibazo cyo mu Rwanda. Kongo ikibazo cyayo abantu bakigezemo basanga Kongo irakize kayenija. Batangira kugabana umugato hari. Bita mutuki simushinja ariko nawe ibyo avuga biragaragara ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko labutedi. Nta bantu M23 dufite abakomanda batinyitse bakanganye ariko ntifite abanyapolitiki batinyitse bakanganye. Guverinoma cishaza atinyika avuga iti buriya nka M23 yibarashyizeho nka leta n'abategetsi bafatika agace gato yishobora kubifite. Erega za Israel turimo kubona uyu munsi ntabwo zatangiye zingana kuriya none zibaze kugukombe. Ibyo ngibyo byari nk'iko kuvuga ngo M23 ntiyasohora itangazo riri officiel muri ngo ubu ngubu kugeza uyu munsi dukoze none garata cyangwa se ntagire umuntu uzatwinjira mu buzima n'inama zizabera Bujumbura ntacyo mbega bakabiyama burundu mievo muri debuke ageno. M23 ntago irakonjega icyo kintu. M23 yagombye kuba benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Turi kumwe na David Eugene Marshal. David Karame, naho neza? Ndaho ariko si neza. Haraburikiza ibihura ni byinshi. Ukuntu wambaye isaha nziza n'umukufi mwiza di. Ibihura ni byinshi mu buzima. Nibyo ndimo gucungiraho gusa. Ese intoki zawe ko ntajya nzibona impeta mwa? Impeta se nta mpamvu yo kugenda n'ingufuri. Kuzigendana mu ijosi. Wagera wayambika amapingu. Ese ku isaha simbona nayo ari amapingu ku kaboko. Oya. Ntago ari ngombwa impeta. Abantu b'impeta ni abantu baba bakubagana bagira ngo bahishe ibimenyetso. Ariko iyo umuntu uri Fdlr nta mpamvu yo kwambara n'impeta. Ibyo biba bihagije kuko impeta iri ku mutima. Impeta ngiri ku mushahara rero. Ubwo uri kujustify impamvu zose zishoboka. Oya, ziri justify ubwazo. Ya Dev, tugiye kuganira gato kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Kenya cyatangaje ko kigiye gusimbuza ingabo zacyo ziri mu butumwa bwa EAC muri Kongo. Ni mu gihe tuzi neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko bitarenze ukwezi kwa 12 ingabo z'akarere rwose zigomba kuba zavuye ku butaka bwayo. David, ucyumviye inkuru yuko Kenya igiye kuzisimbuza, watekereje iki? Natekereje ko ibyo twumva muri Kongo n'amatwi sibyo ntago by'ukuri ariko kuri guhari, ntago ari yo reality. Kuko buriya ushobora kumva Kongo Kinshasa ivuga ngo ntago ikeneye EAC n'urugero, ariko ugasanga igihe yazamuye amajwi ntikeneye nabwo ikeneye cyane kurushaho. Kuko muri politiki harimo ikintu cya hypocrisy cyo kuryaryana cyane ko njya mbabwira ko mu bintu ntizera ku isi ushobora gusoma Bibiliya nkayizera, ushobora gusoma imvaho nkumva ibirimo n'ibindi binyamakuru, ariko mu bintu ntizera harimo ikintu bita press release, aya matangazo duhabwa nyuma y'inama zikomeye cyangwa se ari gahunda ubuyobozi cyangwa se ikigo runaka gishaka kumenyesha abantu. Kubera iki?
kubera ko tubona mu nzandiko zitandukanye zishyiraho izi ngabo ibyanditswemo, rimwe na rimwe hakaza muri cyo kuvuga ngo Kongo ntibifuza, ibanenga imikorere, igera gute ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko by'ukuri bano bayobozi abasirito abakuru b'ibihugu iyo baganira ku ngingo nyinshi, harimo n'amakuru bataduha amatangazo dusoma. Rero East African Regional Force ziriya ngabo ziri muri Kongo zishobora kuba zifite agenda kashe ituma ziba hariya itandukanye n'iyo rubanda rwa giseseka tubona. Niyo mpamvu hazamo ayo paradox, Kinshasa muzagenda abandi tugiye kugarura ingabo, tugiye gusimbuza ingabo. Icyo ni kimwe nuko n'ubundi niba manda y'ingabo za Kenya irangira habura ukwezi, gusa deployment y'ingabo zibura ukwezi, nta gusimbuza ingabo zibura ukwezi ngo zitahe cyangwa ntago byumvikana. Bivuze ngo Kenya rero izukuri kuri hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niyo mpamvu irimo gusimbuza ingabo. Icyo ni kimwe, ariko icya kabiri nuko hamaze iminsi hanagaragara imikorere y'ingabo za East Africa isa naho ihabanye n'icyo abantu bakeka nka mandate nka mission zifite hariya. So bivuze ngo binashoboka yuko ni ibisanzwe nira MONUSCO mubona hariya yabanje kwitwa Monique, ingabo za East African Regional Force zishobora guhindura iyo nyito mu gihe manda yazo izarangira cyangwa mission yazo irangiye, ntizihinduke, zigahindurirwa izina, zigahindurirwa mission. Niba Kongo yarakunze kuvuga ngo ntizirasa, izo ngabo izindi zizakurikiraho nyuma y'itariki ya 8/12 zikaza zifite mission wenda zifite mandate yo kurasa chapter yindi zo kurwana. Urabona ko bivugwa ko simbihamya ko abarundi babitangiye na mbere, batangiye mission ziri presque offensive kandi zitari zisanzwe, bakaba barakoze rero ni mission anticiper yo kureba n'ibyo bintu bishoboka. Abarundi bakaba bari kugakina bavuga ngo reka tugerageze niba tudushobora no kugerageza mission yo kurwana bigakunda kandi bikagenda. Bari bakavuga ati rero n'ubundi abazashobora gusigarana natwe nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibashaka baza baretse kuba mu maboko ya East Africa batitwa batyo, ariko uzasigara wese gusigara byo ni ihame, ariko azasigara arwana. Kenya rero ikavuga iti nta mpamvu yo kudasimbuza abasirikare bacu kandi dufite igihe kinini cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bigaragara berekana ko ibivugwa na Kongo bishobora kuba ari ukurangira kwa East African Regional Force ku itariki 8/12 n'umwaka, ariko bidasobanuye gukuraho ingabo, ahubwo ari ukuzihindurira mission no kuzihamana nshya zizakoreramo. Ari impamvu abari barimo gusimbuza abasirikare. David, urebye imyitwarire y'ibi bihugu muri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 n'indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa kiriya gihugu, ubona izi ngabo zaritwaye mu buryo bwatuma niyo mandate yahinduka izagira amahirwe yo kuguma yari izihe? Nta nimwe itagira amahirwe yo kugumayo, kuko ubundi Kenya na South Sudan nibyo bidasanganywe nimashishoje neza. Coopération militaire bilatérale de Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iwakinga neza, kuko wenda bariyo n'abari kisangani muri cadre yo kwigisha. Ariko simpakane ko niyo mission n'ubwo buryo bw'umubano w'ibisirikare byombi n'ibihugu byombi Kenya ufite na ufite. Ubwo wasigara ukwesho ninga South Sudan, ingabo za Sudan y'Epfo nizo utabona muri zo cadre abarundi barimo, kuko iyo coopération militaire barayifite. Uganda yayisanganywe muri operation Shuja, Kenya yifite igije abasirikare ba Kongo kisangani. Jewe umuntu mbona rero utabenefitinga cyangwa utafitinga neza mu kuguma hariya mu gihe mandate yaba yahindutse ni Sudan y'Epfo, cyane ko ifite na contingent ntoya kampani 3 cyangwa 2. Nta bantu badafite kubabona nk'akamaro gakomeye cyane ugiye no mateka y'igisirikare cyaho n'abarakiyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nkavuga ko rero kuvuga ngo iyo manda ihindutse yahindukana nande, hari nde wajya hanze no wagera gute, ahubwo bakaba imbazo uti ninde wundi wakwinjiramo utari usanzwe, kuko manda yabihindutse wenda ivuye ku izina rya East Africa. Aho ngaho niho umuntu yanatunga itoca agatera imetero akavuga ati izi ngabo ziri muri Kongo zihindura izina ntizidependinge kuri East Africa, byagenda gute? Addis Ababa abantu bajye banashishoza bakoresha ubwenge mu bintu byo kwanariza. Ubu ngubu inama zirimo kuba ziri umutekano wa Kongo ntabwo zirimo kuba muri cadre ya East Africa, SADC, CEAC cyangwa undi muntu wese. Zirimo kuba muri cadre y'icyo bita wakigira nka cadre partite. Ni ukuvuga ngo ni imiryango mpuzamahanga, communauté économique niko bazita engi. SADC communauté régionale, urakoze cyane, cyangwa regional.
urakoze kukosora aho ngaho. Ubu ngubu Addis Ababa hagiye abagaba b'ingabo barimo aba Fardc, barimo aba CEAC, barimo East African Regional Force, East African Community nako. Sinibuka nabandi ndumva basigaye bahura benda kuba ibihande bine. Na Rwanda ariko byagenze. Muri ya nama Musa Faki Mahamat yajyagamo akabuza Tshisekedi gukoresha iyo nama y'abarwanya ngo ubutegetsi bw'u Rwanda Kinshasa. Yagiyeyo muri ubwo buryo habaye uburyo bwo guhura. Ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyarenze East Africa kirenga CEAC n'umuryango w'ibihugu bya Afurika yo hagati, kirenga Fdlr yikomanze mu gatuza ibona ntiyakandiraho, kiyishyira icyo kibazo kizamuka ku rwego kuri esikariye yo kuba imiryango hafi ine irimo gukorera hamwe. Hari igihe umbaza ikibazo ngashaka guhita njya gusesengura icyo maze kuvuga cyangwa gusa n'ujya ku mwanzuro ariko atari nawo wari ngombwa. Hari umuntu wahita tubaza muri commentaire ati ese ubwo ngubwo sibwo ikibazo kigiye kwicarirwa n'imbaga kigakemuka gikemutse bakakiranduza iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho najya ngo ntaza kuharenga ariko ibyo nibyo nyangeranye n'umuntu arabibabere. Buriya giye position yanjye mu kuna kumbaza gutyo sesengura nakubwira n'impamvu ubu none mfite n'ibimenyetso muri iyi minsi. Ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyabayemo amashyanga menshi yibumbiye hamwe. Fdlr tuvuga si ubwa mbere yabije muri Kongo iramutse muri episode izakurikiraho wa mugani ko twabivugaga wenda yinjiyemo. Kandi n'ubira cyahari mu ngabo z'Abanyafurika y'Epfo. Babonye ko nejo bavuze ko ari ingabo za Afurika y'Epfo zagize ibyaha muri MONUSCO zikanatabwa muri yombi zigeze ku 8. Fdlr irahasanzwe na Tanzania na Malawi iracyari hariya. So abantu bajya bibwira ko ubwinshi bw'imiryango mpuzamahanga na MONUSCO tuyishyizemo bihurira muri Kongo bikemura ikibazo, ariko icyo nashaka kuvuga cyakabaye gikemura ikibazo kuko biriya byamaze kunanirwa. MONUSCO yananiwe, iyo nironi East Africa irananirwa, nta kintu irimo kugeraho. Buriya narakwikaye nija ikintu cyakemura ikibazo muri Kongo ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ce sont des coopérations bilatérales n'uwa wabiri na Kongo. Kongo no guhuza imbaraga n'ibisirikare bitandukanye ariko bidakorera muri framework imwe. Kongo ikavuga uti tugiye kumvikana umubano wacu natwe wa gisirikare dukubite uwo dushaka gukubita nkatwe n'abarundi. Agise yanyu ni yingiye muzarwanira hariya. Kongo ikavuga iti tugiye kumvikana wenda na Uganda n'urugero hagati yacu na Uganda bitari muri cadre ya East Africa Roni cyangwa undi muryango mpuzamahanga, namwe agise yanyu ni yingiye muzakubitaniramo. Ikavuga iti tugiye kujyana umubano n'ingabo za Kenya ni cadre ya Senivaho, tuzakora uwa babiri twebwe na Kenya n'ingabo za Kenya muzarwanira tuzarwanira hanga. Mu ijambo rimwe kugira ngo ntaza guhiza mu ngabo badukurikiye. Icyarokora Kongo kugira ngo ipfe kurigerageza irebe ko hari n'ikintu cyagenda neza muri ibi mirwano irwana na Repubulika na M23. Ni umubano wa Kongo na buri gihugu ukwabyo kimwe kimwe, bya bihugu bitaje bifite izina ribishyira hamwe. Nibyo byagira akamaro. Niyo mpamvu wabonye uko ugenda uriducinga ugabanya ubunini bwa mission n'abayigize, niho ugenda ugira result. MONUSCO yananiwe kurwana na M23 ariko irwana na intervention brigade yihariye zibasha gusukuma M23 zirahunga mu Rwanda no mu Bugande. Bigaragaza ko uko ugenda ugabanya umubare w'abadaha benshi muri mission yawe niho ugenda ugera kuri 6. Noneho kuyigabanya ikaba East Africa ikaba gatsinda gato ka MONUSCO twise ngo ya brigade yari yowe n'umujenerali bita Mwakibogo wo mu Tanzania, iriya y'aba South African n'aba Malawi n'iki byose nabyo biri mu bikemangwa na Kongo sofa, ku buryo ubona ko Kongo niba ko ari aba strategy bashobora kuvuga bati icyarushaho kuba cyiza nuko rivinga out tukava muri ibi bintu by'abantu bahuriye hamwe barenze 2 3 4 n'iki byose tukajya ku umwe. Impamvu nashatse gutanga urugero rufatika na operation ingabo za Kongo zimaze imisi zikora bivuga yuko zifitwe mu ruhande ingabo z'abarundi n'izindi bashyira muri ko zafite ibimenyetso. Ukabona ko igihugu cyaje kiyemeje kubera kontara cyangwa ibyo mwumvikanyeho mu mubano wanyu kirarwana karinija gishobora kugira karezita kigaragaza. Rero Kongo ishobora gutekereza ikavuga uti turimo gutestinga ibintu ngo turebe abarundi bakoze neza mushaki baduha ibirindiro. Iyo tuza no kugenda uwabiri na Kenya ibaraduhaye Rumanga bikaduha na Kibumba. Iyo tuza kugenda uwabiri n'Abagande baraduhaye Bunagana. Affaire termine ntambara yarangiye bose baragize gute barakoze bumbare kukoresha ubwo buryo kuko biri presque contre na mission twe tuzi niba atari amabanga yishwe navuze tutazi. Ubwo bukebe nyine bugafasha Repubulika Demokarasi ya Kongo. Erega iyo abantu bari mu ntambara kanejo bareba igitanga umuti ntago barebanga ikigira gute bakari n'ikibuzana vuba. Bwaho kugira ngo ingabo zize ari nyinshi z'ibihugu byinshi zikemura ikibazo mu myaka 15 Tshisekedi atakiriye ku butegetsi yakoresha indizira izana icyo yifuza mu myaka 5 cyangwa 2 mu nzira yose
byanyuramo icyo bya cost byasabye ari yose. So mu ijambo rimwe nkabona ko rero bishoboka ko ibihugu bimwe bitangiye bishobora gutangira kwigaragaza, kwimakiya, urumva, kugira ngo birebe neza ko kuwa babiri ibyo bita coopération bilatérale y'ingabo Kenya yafitingamo ino misiyo irangiye, Uganda ntawe uzi ibyo biranayisanganywe, abarundi bo basa n'abatangiye kubigerageza, n'ibindi bihugu tutazi bizavuga bati natwe twaza tukabakubitira abo bantu. Ariko ibyo bintu uri kuvuga East African Community yabihakanye by'uko ingabo z'u Burundi zaba zikorana bya hafi na Frdc muri ibi. Urakoze cyane, ukoze ka intervention keza. Kubihakana rero kandi bihari ni ikikwereka ubukana n'ubugome buri iyo mission. Duko guhakana ikintu kandi gihari ni ikikwereka imbaraga nyine iyo East Africa n'ubucakura ibifitemo. Ntago biza bivuga ngo wow, ubu none nabyo ntago biriho. Birakubwira ngo kubihakana bishobora kubonerwa ibimenyetso, birakwereka nyine nicyo gishoboka nyuma yuko East Africa irangiye haguma abasirikare. Kuguhisha ikintu ubusereka nkubwira uri umuntu ukora investigation muri criminology, umuntu uko agenda hakana ibyaha birakubwira se ngo nta cyaha afite cyangwa bigo biguha imbaraga zo gukora investigation yo indeed. Davinono nyemerera nkotinge Dr Peter Matuki ni umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, yamaganya amakuru avuga ko abasirikare bo muri East African Regional Forces bakorana n'imitwe yitwaje intwaro. Yatangaje ko ati duhangayikishijwe cyane, yavuze ko ingabo zaturutse mu Burundi, Kenya, Sudani y'Epfo ndetse na Uganda ziri mu gace zikoreramo hariya zubahiriza amahame ngengamyitwarire n'imirongo yashyizweho muri stati y'amasezerano y'ingabo n'amategeko mpuzamahanga. Aya mabwiriza ngo arimo kurinda abaturage ari naryo hame isumba yandi. Izo ngabo se zarenze amazu ya Kirorigwe na none ntiyatwikwa. Izo ngabo se ko inama bari abanyatura bakoresheje muri Kicanga mu mujyi, twabonaga ibirango by'amakamyo y'ingabo z'abarundi atwara abasirikare, ibirango muri background y'iyo nama. East Africa ishizwe kurinda inama z'abantu barimo kuvuga ngo bazareka kurwana nta mututu usigaye muri Kongo. Ntago bazi igiswahili cyangwa izindi, abarundi ntago bazi ikinyarwanda nyaturi ikoresha. Izo ngabo ko zatanze Mushake bakaba Matuki ngo azi neza ko umujyi wa Mushaki urimo FRDC kandi wasubiye inyuma n'ingabo za M23. Arahakana ko nta deployment kandi biranyuze kuri televiziyo y'igihugu ya Kongo RTNC. Izi deployment za Repubulika Demokarasi ya Kongo zirimo kuzinyuza kuri televiziyo. Turimo kureba ibintu utapfa guhagarara ngo bimenye, nakagambane contingent y'abarundi yahaye amakuru y'ubutasi ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikajya kurasa abasirikare ba M23 bari ngano bita ngo niba ari kishwa ntumbaze n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Bishobora kuba iyo operation yanahitanye n'abasirikare benshi ba M23. Impamvu bavuga ko neka kugambane karimo position zari imbere za M23 bivugwa ko zo zari safe. Urumva abarundi bari mu bitugo ya M23 bagaha icyuho abo bantu b'ingabo za Kongo bita Hibu Special Force, bakinjira mu bindiro by'ingabo z'abarundi bakajya guhungabanya position ya M23 iri inyuma muri komando. Donc baturutse M23 mu bitugu ariko aho banyuze hari ingabo z'abarundi. Urimo kumva? So ibintu Mutuki yivugisha ibintu byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo basigaye baraza ibintu bimeze nka theatre cyangwa se comedy, ibyo nabihagarike nabireke. Giye na checkinze kuri Twitter account hando ya East African Regional Force, checking yes urimo kuvuga kuko urumva n'ebyiri ziri parallel. Tubona ko igihe batangiriye kurwana Kongo itangaza kuri 24 ngo ni deadline ngo tuzarase mu 23, ntacyo yabivuzeho. Urumva amazu yahiye Kirorigwe ntacyo yabivuzeho kandi ironi rabizi barabimenyeshejwe. Izo operation z'ingabo z'abarundi abarundi batanze ibirindo bya mu 23 ntacyo uwo Mutuki yabivuzeho. Turimo kujyana. So ubwo se ibintu ngo barimo kuvuga n'ibiki, abantu barimo gukinira mu kibazo cyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nkuko Minwari yakiniye mu kibazo cyo mu Rwanda. Turimo kujyana babikiniramo ba Jacques Roger Bobo bameze nk'abo ba Mutuki, babikiniramo Butos Gari abikiniramo, wari umunyamabanga mukuru wa Loni Kofi Annan wari ushinzwe ibyo kuboheza n'umutekano muri Loni abikiniramo, abona amaraporo. Barimo gukinira mu kibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ibingi barimo kwivugisha bizamukoza isoni. Kofi Annan igeze kuza mu Rwanda nyuma jenoside yakorewe abatutsi hagarikwa, Repubulika y'u Rwanda yanga no kumwakira ku meza. Niba yaranje mu biyogo ntumbaze nta kumwakira ku meza byabaye icyo ibintu bizwi kubera ibintu nk'ibyo abantu babigira. So Mutuke tuvugisha uko arimo gukinira ku maraso y'abatutsi bicirwa muri Kongo. Hari abantu bibwira ko abatutsi ari nta bwenge bagira bo muri Kongo cyangwa bavuga ikinyarwanda. Bafite M23 bafite amakuru kigira equipe igenda idocument ibintu bibera hariya, bamwe barwana abandi badocumenta. Ariko uyu nguza asanga korwa n'isoni nk'abo ba Jacques Roger Bobo ba Butos Gari
ba Kofi Annan bagendanaga ikimwaro bavuze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bivugisha se nibiki ikibazo Kongo ifite ni kimwe na Nord Kivu na Kivu zombi ngiye kukikubwira kandi ubwa mbere nyivuze ikibazo ifite ibibazo bibiri kuba abavuga ikinyarwanda bahuje ikibazo abanyamurenge abo muri Nord Kivu na hose batavuga rumwe ubundi cyo kibazo bafite cyonyine cyo kibazo icya kabiri kuba abo bavuga ikinyarwanda tuvuge mu M23 na twigana tubishyiremo badasetinga batongera gusubira mu byo barwanira ngo bakore manifesto nshyashya kuko ibuye ryagaragaye ibuye bamaze kubona amabuye yandi agaragara ntiyica isuka baracyari mu bya diplomasi baracyari mu bantu bintu byo kwibaka isi bafite imbabazi n'impuhwe baracyari mu biki n'iki ngo baratanga ubuhamya ngo bereke isi ibyo barimo gukorerwa n'iki byose ibintu ngibyo ikibazo bafite ntibashyize hamwe ntabwo bafite manifesto zifatika zihangana n'aba ngaba hari umuntu wigeze kuganiriza kimwe mu bitamaganzo makuru numvise umunyamategeko asa nonenge mu M23 kuba itarakora bya bindi mu mutabira bita kwihana umucamanza uruzi rwo kuzambiriza urubanza M23 ntiyasohora itangazo riri officiel muri ngo ubu ngubu kugeza uyu munsi dukoze none grata cyangwa se ntagire umuntu uzatwinjira mu buzima n'inama zizabera Bujumbura ntacyo mbega bakabiyama burundu bakabakura muri aferi zabo biremeye ibyo ngibyo umunyamategeko avuga ko byemewe turimo kujyana so nta n'ikibazo mfite cy'aba bantu bo muri Kenya mutako nta kibazo mfite ku ntare wese M23 ibyirwanira n'iki byose n'abavuga ikinyarwanda muri rusange bavuga ko babangamiwe nibo baregeje nibo barera abangaba iyo RPA inkotanyi iza kugendera ku marangamutima ya za minwayi na zande yande zose urumva umugambi mukuru w'inkotanyi akagendera kuri cya gitelegramu General Dali yabwiraga Perezida Kagame ngari musha ati abafaransa baraje barakumaze nawe ko kakabyemera n'ubu ngubu uruwa rugishyize mu Rwanda ntushobora gutsinda intambara utagize ibintu usuzugura kandi ngo bisuzugure nk'umuntu uhagazeho kuko nyambivuga kubera iki nutanihagararaho uraraswa mievo muri debuke ageno M23 ntago irakonjega icyo kintu M23 yagombye kuba yaramaze guteranya kongre yayo nibi igira abarwana cyaka bashobora gukora kongre cyangwa se amikanso yayo inama gisirikare idasanzwe bagafata umwanzuro kubyo barimo kurwanira bakavuga bati nizo yasezaje zirimo kuturwanya especially z'abarundi bakazikura mu murongo urumva bakabihana bakavuga bati mwebwe mu nteko ziga ku byacu nta cyanyu dushaka urumva kuko no kudashira isoni nkizo ngizo gushira amanga ukomeza kuryajyana n'abantu bakurusha amaboko ni wowe uhona urahona nyine matuka azavuga ibyo avuga General Fazara atanga report zitari zo bamuhereze agafurumba ka zahabu icyo ni icyambere cyo kibazo mu M23 ifite ntago bavuga n'abavuga ikinyarwanda buri yago gikora koze coalition na twirwaneho yo gushyira hamwe urumva bagashyira hamwe abantu buje ikibazo icyo ijwi rimwe cya kabiri mu makosa abantu bafite barabavuze kubona ko isi ntago igira love ntago igira urukundo isi riba ku nyungu zayo iyo barwana uko mbibona jewe niko mbibona ariko je nkanjye ntago barwana bashaka gufata ahantu hari ubukungu bwatuma abantu babagayininga bajya ku isoko ryo kuganira so ntago waba ufite rucuro ngo wishimire ko wageze iwanyu ku bafite ababyeyi rucuro ngo ufate twa masisi n'iki nugera na mushaki we gufata rubaya irimo ibirombe bingana kuriya umwanga cucu bamukuyemo baramwirukanye bisigare bikiza abantu babaseye musabo ngabo n'abanyatura we gufata warikare irimo amabuye y'agaciro hahandi umuntu azakunegosiya avuga atari ko ufite iki wawe Yesu ajya guhindura amazi diva yabaje bari ikintu bari bafite bavuga ko bafite amazi aravuga ati bo nta kibazo mutegura ibibindi mbashiremo divayi amazi ahinduke divayi M23 ibibindi ifite nibi nta mugi munini ifite urimo kureba ifite ngo za rucuruzi ndazidafite yose ko ntagiragira Kanyabayonga ntagiragira Butembo ntiragira Beni niyo muri Nord Kivu turimo kujyana so nayo igomba gushaka ikintu yashyira ku meza niko isi imeze isi iradiringa ibyo ni ikosa rya kabiri bakora no gufata umujyi wa Goma ikawufata nyine ikarya umutima amenye niko barundi bavuga wamara kugira umujyi wa Goma amahanga arakwamagana bigashira bujya bakamagana ukwezi kumwe agahita yigira muri Hamas agahita yigira muri Ukraine akabahugiyeyo agasanga upfa kumutamistruting abaturage bagoma batakwigaragambije ngo bavuze induru bagire bate amahanga ageze aho akaba mbaye urumva icyo gihe ari Kinshasa nka guverinoma isigara ibona ikintu washyira ku meza mukaganira ari amahanga ngo bifite airport ngo bifite ubukungu bukomeye cyane bifite abaturage miliyoni 2 buriya ngo ingana na Gaza urumva so wowe se urambwira
aho rero nkavuga ngo iki nkavuga ngo ngewe kubera ko nta shere ishushu iba mu bintu bya diplomasi n'imibanire mpuzamahanga n'ibibazo tubona abo bose maze kuvuga haruguru apati ya M23 maze kuvuga kayindija nta n'uwo ndenganya nese M23 yikuraho iki M23 yaravutse ngo Kenya iyirere yaravutse ngo Abarundi bayirere yaravutse se ngo yabayeho ngo abanyamerika bayikunde umuntu akundwa kubera igikundi intuze M23 ikwiye kwiyambika costume ituma abantu bayikunda ikitera perfume ituma ihumurira abantu urumva iyo maquillage ni yikeneye ariko kubaza kuvuga ngo twengo urabona ngo turarenga ngo turabatutsi ngo tuvuga ikinyarwanda no mu Rwanda genocide yarabaye kandi ibyo bari banabibona inkuru namwe ziri ku mabisi zikora ama meeting bati tuzamanuka tuzagira gute ngibyo ibyo se bivuze iki abantu baranabanje kuvuga bati hari ahantu genocide baranayigerageje turimo kujyana M23 nibanze nko kubona ba General Baudouin Ngaruye basuye hariya bakiyunga bagashyira hamwe inashakisha abamakanika babanze bahuze ideology urumva n'abandi bantu bavuga ikinyarwanda muri Kivu nimara gukora ibyo ngibyo bumva ko bashyize hamwe bizayihamana power nini bihe ukwigira gufatika turimo kujyana ariko kandi inarwana ifata ibirindiro birimo akantu umuntu ashobora kuza kwinegosiyaho nibyo nigeze kubura mu kiganiro umunsi umwe M23 ifite Goma ya inshuti na Ethiopia kuko Ethiopia Airlines yabihagwa turimo kujyana Kenya Airways yabihagwa noneho nabaza gutwara ayo mabuye bakura muri za Kivu zombi ibintu ngibyo batangira gusaba inzira aho bizanyura biguruka bigira Kinshasa kubera ko iziko ibyo kujya bitunze byinshi biva muri Kivu ahanini niba nta zindi ntazi baze gutera imbere mu buhinzi muri Kongo abantu batangira kubwira abantu bati ko twabuze fromage zo muri Kivu Tshisekedi biraza kugenda gute ko alimentation zabuzemo fromage batetse si babane mwanze ko muganira mwageze mukaganira ibikenewe Kinshasa bikaboneka ariko by sentiment gusa M23 ntacishobora kugera David nari nkirimo ndakotinga Dr Peter Matuki ariko uwo aravuga ko ibyo birego cyane ibyo uri kuvuga bigamije guhakana akazi gakomeye n'ibyagezweho n'ingabo za East Africa kahe nyine bari abantu mission bafite ya mbere niyo bavuga ngo interposition of force Dr Matuki abivuze hagati y'ingabo z'Rwanda bahagaze hagati y'ingabo z'Rwanda icyambere cyo nakubwiye ko giye nk'umuntu uzi ibintu bya defense nta no murongo bagira icyo bita enter iryo jambo ubwaryo interposition nuguza position iri hakurya n'indi iri hakuno ukaba hagati uwo murongo ntago bawugira ahubwo ba mu bitugu y'abarwana nk'ubu ingabo ziri mushaki zikora iki mushaki ziri mu bitugu bya Fardc sibyo Kiwanja na Kitagoma wenda n'urugero mu bitugu bya M23 ingabo ziri muri position ifa gufatika n'ingabo za Kenya ziri Kibumba wapfa kuzuva ko inyuma haraba hakurya hari abandi none abangaba babugenda mu bitugu y'abandi ibintu ngibyo so iyo ugiye hagati y'abantu bajya hagati nyine kandi ukabuza umuntu kurenga umurongo ko umurongo wari usetinze ushyiraho urawushushanya iyo ligne de demarcation uyigaragariza isi yose irayibona none abantu bagiye bameze nk'abatera waraza umwe araha undi araha baravanze bagize gute ibintu ngibyo biriya babikora bavuga bati dufite mission nayo irashoboka birumvikana yo kurinda ahatuye abantu turi kumwe ariko ibyo nabyo bakabikora batibagiwe mission principale yo kujya hagati y'ibirindiro icyo ni kimwe cya kabiri waho ushoboye kuburinda ahantu wanakereya wenda ibi mu gifaransa bita no fly zone ukavuga uti nka bwiza aho M23 iri hari impunzi inkambi y'impunzi y'abadeplacer ukabuza indege kuhaguruka nibyo ingabo z'abafaransa bitaga operation Zikorana yigeze gukora muri Côte d'Ivoire icyo gihe ingabo za New Forces cyangwa se Forces Nouvelles za Guillaume Soro n'ingabo za Laurent Gbagbo zari zarashyizeho umurongo hagati ntarengwa Laurent Gbagbo urenze agiye kugaba ibitero ku mujyi wa Bouake arashe uriya mujyi wari urimo ibirindiro bikuru bya New Forces wa Guillaume Soro ingabo z'abafaransa cyo zakoze zagiye zitazisenya ibirindiro byose z'ingabo zo mu kirere za Laurent Gbagbo batwika indege ze zose n'ubundi ni kuri ya force d'interposition igomba gukora sivuze ngo bagende batwika indege za Tshisekedi ariko bamuhana warning bakavuga last warning mwebwe M23 ntimuzongere kurenga aha kuko mwaciye umurongo Kinshasa ntimuzongere kurenga kuko umurongo urahari ariko so far niyo mpamvu Matuki atanaburaminga ingabo za Fdlr kuba zarasubiye muri Mushaki atanaburaminga ingabo za Fdlr kuba zarasubiye Kicanga nuko nyine uwo murongo udahari ntarengo ushushanyije mu buryo buri physique niba udahari rero se ariko karenga kavuga ngo iki iriya misiri apfuye nta misiri irimo niyo mpamvu ahubwo itinze no kurangira ubundi harangira ikintu gifite ireme shingiro kirashingiraho aravuga ko imikoranire ya hafi hagati y'ingabo za East Africa n'iza leta ya Kongo
igamije gufungura imihanda minini, gucyura abahungiye imbere mu gihugu no kuzamura uburyo bwo kurinda abasivili. Ariko iyo mihanda M23 yitanze imbere, ahubwo banuze batinda kuyikaba. Ubwo noneho rero katuvugisha ukuri, hari n'umuhanda uva niba RN ya kabiri route nationale ya kangahe, uva Goma ugaca yongi ugaca Kibumba ugaca Rumangabo, yongi ukazamuka ukazagera Bunagana, ngaho nawe bagende bawufungure. Ubwo niyo programme bafite arimo kwivamo, bafunguye wa Kicanga muri ubwo buryo bw'abazarendo, bagende bafungure nindi. Ubwo no kuvuga ngo ubutaza bako bafite na mission yo gufungura imipaka nyine za Bunagana, ahubwo barimo gucira amarenge M23 ati mwari muzi n'ibindi mu cyatuzanye kuri deal dufite, harimo gusubiza espace M23 yari ifite tukayisubiza leta. Hari ikindi arimo gushaka kuvuga gufungura imihanda se M23 itavuze ko ifunguye ikanizeza umutekano, itanga kwizeza umutekano izo ngabo zigaherekeza ibyo bicuruzwa. Colonel Mwamba sirigeze kumubona bafungura amakamyo, niba ari Kicanga niba ari ati nimugende abaza abantu b'abashoferi ate se hari umuntu witwigiye dusahura amakamyo yanyu bati nawe. Hari naho havuyemo Fardc gutangaza ngo umuntu utwaye amakamyo ngarapfa agahita yitangariza ko atapfuye, ahubwo uwo muntu namwibuka wavuze ati sirapfuye bimbika nyiriho, ati natashe ndi muzima. Batamotuki Kongo ikibazo cyayo abantu bakigezemo basanga Kongo irakize kayenija, batangira kugabana umugato hari. Bitamotuki simushinja, ariko nawe ibyo avuga biragaragara ko mu buryo cyangwa ubundi ariko rabutedi. Giye ntabwo ndimo kubona kari impartial muri kiriya kibazo. Nta impartialite mubonamo. Tshisekedi yatanze amafaranga menshi, atanga ibyo afite byose, agura intwaro, ushaka wese kugira ikintu yavuga kimunezeza aramuhereza amafaranga. M23 no itanga ndi ntabwo harwana ikombora gusa, harwana n'amafaranga. Diplomasi M23 iri hasi cyane, hasi ariko very weak. Kubera iki ibyo iyo ntibibona M23 kubibona? Hari ikintu maze iminsi ntekereza nabitekerejeho. General Makenga yashoboye kumubrayizinga no kurobinga abasirikare bagenzi b'abagenerale n'abakomanda bakuru basubira mu ishyamba, sibyo? Bararwana bagaragaza umusaruro aho ibintu bigeze uyu munsi. Ariko muri cadre politique mbaye nkuvuga ngo Bertrand Bisimwa ntabwo yarobinze ameze, urabona Yezu kuntu yagenda ahamagara n'abamukurikira. Okay, robbing yarayikoze ariko yakurikiwe n'abakeya kurusha abakurikiye Makenga. Makenga yakurikiwe n'abasirikare mu rwego rwa gisirikare agira success. Ariko Bertrand Bisimwa twe tuzi abanyapolitike babaga muri M23 kera, ubu nabo tubonamo. Njya mbakubwira nyine barende abandi bande yande bose turabazi. Urumva uriya Amani Kabasha bari muri communication ya M23 abitabiriye angle militaire ni benshi muri UF nshyashya ya M23, ariko abitabiriye ibya politike ni baki. Turi kumwe? Ntabwo nzi niba abanyapolitike se ntibashobora kuba baranze kwitabira kuko babona n'ubundi byo barwaniraga n'ibyo baharaniraga bitazagerwaho. Ari ibyo ngibyo hari n'abasirikare batitabiriye ba Kazarama tubabona nabo bashobora kuba baratekereje muri iyo angle nari mvuze. Hari ibyo ngibyo ba Innocent Kayina, Colonel Innocent Kayina indi ya Queen ntabwo arimo kugaragara muri iyi mirwano, sizo wafashe cross line yiwe, urumva iyo yarwanishaga. Ariko mu nyeshyamba witonde, bashobora kudahitamo nk'abasirikare, abo ku basirikare mvuze bashobora kudahitamo gutabara bose ari bose kugira ngo batazashirira icyarimwe. Ibyo muri cadre militaire byo birashoboka. Ariko muri politique simbona umuntu wibereye Sydney muri Australia icyamubuza gukora politique y'icyama yemera. Simbona umuntu wibereye muri South Africa Pretoria icyamubuza gukora politique y'icyama yemera. Impamvu uvuga ko ibingibi bijye utabimbwira ngo mbihuze n'ibyo ngibyo, ubwira kujya kurwana za kuri tere akenshi na kenshi niba wenda atabakora indi mirimo hanze ya tere ituma babona ibyo barwanisha. Ariko muri cadre militaire risk yakubuza kuba wicaye ahantu kwa kuri internet niba ugakora na petition yo gutabariza abantu iwanyu niyi. Ntabwo nyibona jewe, yinsobanurire nawe kuko umusirikare wavuze ati sinzajya kwishora muri amashyamba nabyumva. Umunyapolitike hasaba kwishora ni hamubuza gukorera hari. Uri Washington ari professor muri kaminuza ntiyabikora bikagaragara. Uri muri France Paris, uri London mu Bwongereza ntiyabikora bigakunda. Yahabikora, yatanga ibiganiro, yagira gute, yakwandika mu binyamakuru, akandika ikibazo cyo muri Kongo. Simvuze ko batabikora, ariko ndashaka kuvuga mu nkomarume za M23 ZNDP nako abantu bari imbere muri cadre politique batabye mu nama Bertrand Bisimwa. Kwanza giye no kumushyiraho ikibazo. Naye kumushyiraho ikibazo mvuga na ahubwo n'umuhamagaro wenda yarawukoze hitaba bakeya kandi bishobora kuba binajyanye n'iyo mpungenge yawe. Bavuga bataba abantu turimo kurwana biragenda gute.
akandi kantu nashaka kugusubiza kuri iki kintu uvuze mu kanya, ndatekereza ko nubwo ntari shuwa, ndatekereza ko kuba General Laurent yego atarasubira muri ibi bintu bituma abantu benshi bo muri cadre politique batseta ibirenge. Hari uwambaza ko kubaje kumwita umugenerali kaba abasirikare badaseta ibirenge. Ubundi n'ubusanga ingabo zumva vuba, ntabwo ari nk'abasivili. Burya umuntu yakuba umusirikare aba afite n'uwo muhamagaro wo kumva kugira ngo icyo arwanira kiburirwemo, akavuga ati amaraso yanjye kuribwa n'imbwa nayahereza igihugu cyangwa nkayahereza mission ndimo. Ariko abanyapolitike niba ari ubuwoga, niba ari iki n'iki ntumbaze, ahubwo nabisimwa nanavuga ngo ni intwari kwirirwa yihiringa kuriya agize gutewe na Benjamin Mbonimpa sinzi nabandi ngo ni bangahe ntibaneze Laurent Kanyuka abanyapolitike na Munyarugero. Ariko kandi umunyamakuru ujejutse ukurikira abandi uzi ni bandi Bertrand Bisimwa, Laurent Kanyuka, Mbonimpa, Canisius. Urumva nakubwiye kandi nagusabye ngo uzambwire ubutanza kuzanira urutonde rw'abantu bigize kuba muri 2012 batagarutse. Ngewe rwose nsubiye inyuma nabamenye kuko n'inyandiko nagiye mbandika icyo gihe ngiye nko ku ma Facebook yanjye nshatse nababona kuko nabyandikaga icyo gihe muri 2012. So nkakubwira ngo rero iyo yari defi cyangwa se yari challenge ya gatatu nyuma yo kudashyira hamwe mu buryo bugaragara ko bavuga ikinyarwanda batiriwe birondana mu moko. Urumva kudafata ahantu hari ibirindiro byatera umuntu kugirira santima kuzigira, sibyo? No kuba abantu muri cadre politique bafite experience y'abantu ba kera, wawo wundi uvuga abantu bati wawo. Urumva ba Deogratias Bugera baracyariho, nabwo nigiye kuri cadre ku bantu bo muri twirwaneho. Urumva bari mu bantu batangije intambara ya Kabila baracyariho ndabizi. Abitwa ba Ruyi Erongi babaye muri M23 ya 2012 ndabazi, ntabwo turimo kubona bandika. Urumva Epenge yitabye Imana Colonel we wari wabaga muri M23 y'Ipari, Imana muri kudashira yapfuye muri Covid. Urumva abadamu bitwa Bandera ndaje nabakubwira benshi, abitwa ba Diana Sempebwa n'umunyamakuru ukaze cyane muri aka karere wa Kampala wahirimbanaga cyane, ntukimubona yandika ku bintu bya M23. Njya mubona no kubahona nyambaga ariko ntumubona akora n'inyandiko zebe ikibazo kimwe Repubulika Demokarasi uyu munsi. Abitwa Bandera ni benshi wowe ukunda kutubwira uti Babazedi yatezwa ajya akora inama mpuzamahanga ama-platform asobanura ikibazo cya Kongo. Ariko ukurikije umuvuduko bari bafite muri 2012 ubu ngubu ntago wariyo bafite. Ariko ni wowe ukunda kutubwira uti hari igihe abantu bazareba icyo mu Rwanda bakakibura wanabamobiriza ntibazi icyo barwanira bakakibura. Giye bavuga ngo amikanso ikagaragaza imirongo cyangwa se Congress ikagaragaza imirongo. Donc ubu ujye ukunda kuvuga uti nk'umubyeyi waguhaye abana akabona mufashe kibumba, akabona mufashe rucura, akafashe Masisi ejo ngo murahavuye, ejo ngo murasubiye, abana akabona barimo barahatakariza, uratubwira uti uwo nta yindi motivation azabona yo kongera. Ikibazo gihari cy'abantu barwanira muri Kongo, hari imirongo hari imvugo za politiki ujya wumva ngo abantu ngo basinyisha amaraso no gusinyisha ikaramu, sibyo? Gusinyisha amaraso ni impamvu ituma urwana ukarwana, kandi gusinyisha ikaramu ni ibyagezweho umusinyi mu mpapuro. Ariko hari ibintu muri Kongo nizo manifesto mvuga z'amaraso zirahari. Iyo umudugudu wa Kirori gutwiswe, urumva automatically wowe nawe uzi icyo ufite umutima utekereza uri muri uwo murongo w'abatwikirwa n'urugero, icyo cyaka kubereye impamvu ituma abantu barwana itararinda no kwandikwa, kuko impamvu y'amaraso irahari. Imvugo zivugwa ngo tubone uyu munsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo zahozeho muri 2012, ntabwo zifite umuvuduko zifite nk'uyu munsi. Iyo ni igisobanuro cyaba mubyeyi ubona impamvu umwana wari ku rugamba ibitararinda byandikwa aho tuma kujyana. Iyo ni impamvu yatuma uri mu ndaki ya politiki ayivamo no mu office arimo agakuragaho ku kibuno akavuga ati ibintu byakomeye ko byari binameze, bigatuma ufite ikaramu yandika umunyamategeko agira icyo akora nk'uko abasirikare bitabiriye urugamba. Turimo kujyana. So ariko kubikora no kubyandika, ndavuga muri za manifesto navuze, yaba ari imyanzuro yanzuwe niyo, kuko urabona general na Perezida Bisimwa ajya kuzamura uyu mu generali Maheshe Bernard ndetse na generali Mboneza ngo bungirize generali Makenga, yashingiye ku myanzuro ya Kongere ya 2012. Siko byari byanditse ngo dushingiye kuri ibi n'ibi bya Congress ya 2023 yabaye 2012 nzamuye mu magarade. Ese kayireje imyaka yose ishize no kuvuga yuko 2017 Congress itagushoboraga kuba 2020 ntibe
irugamba rwamaze imyaka 2 n'indi kongere yari yaba M23 ntiyanakora kongere ikayita idasanzwe ariko ifatirwamo imyanzuro ikavuga iti twarwanaga mbere bataratangira kujya barya abantu twarwanaga mbere bataragira gutya na gutya na gutya amasezerano duhirimbanira kugeraho yarateye gutya na gutya nta kigezweho igahindura ibintu byinshi muri manifesto no mu byo yereka abarwanashyaka turimo kujyana wanavuga uti aho kugira ngo cyangwa se wanavuga uti aho kugira ngo hanengwe yuko abo bose bavuga bati ntacyo M23 izageraho bizapfa nk'ibya kera icyo gihe waba ufite imirongo uvuga uti ibirimo guhanirwa ni ibi ngibi na wawe umuntu utaza utinda gutseta ibirenge akabona icyo akoreraho assessment kurikira impamvu urimo kuvuga ibi ngibi iyo ibintu abantu barwanira biri opaque bisa nkaho ari byo kwishakashakira nk'umuntu urimo kwishakashakira uti koko bararwanira kuzimya uriya muriro watwiswe kicanga bararwanira n'iki iyo byo kwishakashakira bidashushanyije ngo bigire ingingo 6 noneho ujye ukora vivre uvuga uti iyi barayishoboye iyi yarabananiye iyi barayishoboye iyi bayigeze kuri 60% iri kuri 20% gutya na gutya na gutya iyo biro opaque bimeze nk'ipici idahanaguye bituma n'ugushinja ko udafite iyo mirongo akora ikiganiro nk'iki turimo gukora ariko bihari bakavuga ati M23 Rwanda iki apana guri vuga ngo turashaka amasezerano ngo kuganira ikaba ari ibintu imentioning ko manifesto ya M23 ni ya a bavuga ko bashaka kubohoza iki niki b ubwene gihugu c ibi nibi ibyo byose bikaba biri detail ariko bitari byinshi na wa wundi utaraje ubu nicyo mushinjuka ko gutese uno murongo wa mbere ntabwo wemera niyo mpamvu utaza kudufasha cyangwa ati ndawemera ariko tumbona mu buryo bwo kurealiza muri kuri 20% urumva for instance ikintu uvuze mu kanya M23 ivuga ati mu byo turwanira kudasubira inyuma urumva bajya bakora letere bakavuga uti mwadenze kuri ya ngingo ko mwavuze ko mu Rwanda mudasubira inyuma buriya Israel nigira intego ivuga ngo Jerusalem ngo ntigabanyikamo ibice kandi ngihuzahora ari umujyi umwe ku buryo bwose uvuga uti intambara ya Jerusalem umuyahuda yitabira zicyarwanira kuko umurwa wabo utagabanyika nubwo ugabanyije ariko ntago babyemera none M23 yo n'urugero ndimo gutanga arivuga iti iyo dufashe santimetero aho kugira ngo ibe milimetero iba metero ubwo wasigara y'ibreminga no kwishinja ko yasubiye inyuma kandi biri muri manifesto zayo kidasubira inyuma ukabigira icyaha niba itabifiteze ishatsanire kurabonaga nigasubiza imbundi gasubira ibugande ikakubwira ko isukoze ibyo yari yarajemo misiyo yayirangije M23 ikavuga iti mu byo turwanira ntidufate imijyi minini ukamenya ko mirongo M23 idafata Goma biri mu bintu bibujijwe mu kirwanira akita yifashe ntago imenya niba ariko utayishobora kuyifata utayishobora kuyijera cyangwa utayifitiye n'inyota namba udateze no kuzayifata mu byo ufatira nkushyiremo nakandi kantu katari keza gasawundi gukuntu hakagira n'umuntu umenya ngo iwacu ni Masisi iwacu ni Mushaki iwacu ni Mweso ntago muha turwanira harimo niyo mpamvu bahasiga uko bishakiye noneho hagasigara abantu bamenye bati okay ubwo M23 ni Rumangabo ni ya Rugari ni yahe hose aho ngaho za Kinyandonyi n'iki byose tukumva za Kiwanja ubwo handi forget n'uyiho umurwanyi akamenya ngo umuntu uzi ko M23 irimbanira kuzamugezi wabo Mweso ibyibagirwe ntibirimo ntago biri muri target zayo iyo tugeze aha ngaha iyo ufite target ifatika wayanditse naho utaragera kareneja umuntu wahasigara agutera inkunga avuga ngo nubwo mutaragera Sud Kivu ariko naho muhafite muri target cyangwa aho mwageze mukahava mwahavuye muneshejwe ariko ni mwahavuye na willingness mwagize yo kuhava turimo kujyana kuko bajya mu 20 ngo dusize Mushaki nyuma dusize aha Mushaki twarafashe nyuma hari umuntu waho hakomoka wavuga ati twebwe tubaye exclu ariko yakubona uri bunagana akavuga ati wow hariho barageze bashinga ibirindiro iyo bavuga ngo ntabwo tuzasiga ibirindiro ntituzabasiga inyuma abakiwanja mu nama kaba Mushaki mwabasize inyuma abamweso mukabasiga inyuma abakirambizo mukabasiga inyuma abakicanga mukabasiga inyuma bono kubera iki mutakutuje ngo muharwanire umuhenerezo ariko mukamwemeza ko mwarwanira Kiwanja umuhenerezo ese hari umwana hari wanja na wandeka bitaba ibyo rero wa muntu uri umupessimiste akavuga ati nkuko basize Kiwanja Mushaki barabashuka nanga bakiwanja nibabona igihe kigize nango bazabasiga urumva umutego urimo icyo ni kimwe noneho rero nkavuga ngo in conclusion M23 abantu muri politique General Makenga arahamagaye baramwitaba
abo muri politike bashyira ibiti mu matwi. Uzababona mu mijyi itandukanye yo mu karere k'ibiyaga bigari. Nairobi biyicariye bareba Primo Media Rwanda ngo M23 mugeze he. Kigali, Kampala, Bujumbura bibereye muri ibyo ngibyo. Juba sinakubwira, New York, Sydney n'ahandi hose muri Australia bibereye gutyo. Ikintu gitangaza ngo tuba kuri imihanda tumenya byinshi. Uzi bene abo ngabo kandi nibo bakora assessment y'intambara kurusha abandi. Mwarekuye aha mwagize gute? Ukibaza warekuye aha ngaha iyo bahaseta gahanga wari no kuba wenda imiti yo kunywa. Mwaneshe mwagize gute? Kandi wicaye muri foto yaho ngaho wari umusirikare wataye urugamba urimo kunenga bari ku rugamba kuri tere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buri umuntu w'umunebwe mu gufasha bene wabo akora assessment kubi kandi akandika cyane yo hantu hafashwe agakoma amashyi. Ibyo ntacyo bitwaye, ubu ntago ari bibi. M23 muri politike isa nk'itahagaze neza. Akandi nashaka kubwira, M23 yahoranye radio bita Dignité FM muri 2012 na 2013. Iyo radio ntamenya ngo ubu biherereye he. Urumva icyo ni kimwe. Kumbuga nkoranyambaga City Force baragerageza birwanyeho pe. Communication ya Major Makenga bana Major Wiringoma na Lawrence Kanyuka kumbuga nkoranyambaga barakataje na Karabakaneziyusi baragerageje barakoze. Ariko nko kubijyanye n'ubwanditsi n'amaradiyo n'iki byose, radio ziragora ko zihasaba imirongo, ariko ishobora gukora no kuri internet. Radio ikaba online birakunda, ukayishingira muri Japan, Tokyo ikahakorera. Ntabyo tuzi, ntabyo nzi niba ziharwa, ntabwo n'igiye utazizi. Icyo ni kimwe. Hanyuma tuva ni conclusion, tuva kuri ingingo najya kubwira akantu kamwe. Abantu batazajya ngo gendaje gutara waraza no na Abraham. Mu ntambara abantu muri cadre militaire babapiganaje bafata imisozi n'ibirindiro, ariko n'abantu bapiganaje muri politike bafata ibindi birindiro. Mbiguhe neza, muri liberation yo mu Rwanda bakubwira ko bamadama Aloyizi inyumba nyakwigendera. Urumva bashobora kuba bari mu bagize uruhare cyane mu kurobinga bakanyarengwe n'abandi bantu. None kuzana mu colonel ni biroroshye akaba na chairman, ubwo afite ipeti wamuhiriye wamwimasa amagenerali nk'abandi bambara. Niba yiyangaza akagenda akagira operation nk'iyi ikaba successful, nibyo twumva ari ukuri. Ntabwo nari impari ariko turabyumva, twarabibwiwe uko yari azajya baduhakanya mu ntambara yo mu Rwanda no kuhoza u Rwanda. Abanyapolitike bagiye Arusha n'urugero tuba dushaka gutanga ku meza y'ibiganiro turimo kujyana. Buriya ari umuntu ushaka kubyumva neza kugira ngo dukore izo comparison, yavuga yuko ndatanga n'undi rugero rutari rwo mu biyaga bigari, yavuga yuko abakadre politique sibyo ari bo binjiye umujyi wa Kigali imbere y'abakadre militaire, kuko Sadi Battalion yaje muri CND iherekeje abanyapolitike. CND yafashwe n'abanyapolitike rero. CND n'umujyi wa Kigali winjiwemo n'impirimbanyi za politike ziherekejwe n'abasirikare. Ntago ari abasirikare baherekejwe n'abanyapolitike. Nikikwereka ko ibirindiro bya politike bahagaze neza. Urumva ingabo zifata ahantu nange mugafata ahandi. Turimo kujyana kuko iyo hataza kubaho abantu muri cadre politique baza barinzwe na Sadi Battalion ya Fdlr Kayonga, iyo bataza kuhaba ngo bajya rusha bahirimbane barwane, ntabwo CND barinjiyemo gisirikare kuri twabibonye. Ariko abanyapolitike barayifashe bamaze kuyikaba bariko mbivuga. Urumva ingabo zizajije kubarinda. Yego. Urundi bintu ushaka gutanga nurwo muri Cote d'Ivoire navuze kare. Abantu ingabo zagiye misoro, abanyapolitike bagiye misoro bari aba Arasani Ouattara n'abandi bose bakabye hotel di golf hotel yo muri Abidjan. Urumva nabo baza barinzwe nka kuriya twabonye muri CND, bamaze kurindwa n'ingabo niyo bitaga ONUSI. Ingabo za ONUSI yari mission nyine ya Loni muri Cote d'Ivoire, baza baje kubarinda. Abantu baturutse Bouake mu kukura ubutegetsi bwa Laurent Gbagbo baje basanga ari yatsinda ry'ingabo n'abanyapolitike muri golf hotel. Urumva Abidjan indi fatwa gutyo. So nuko abantu bafata ibihugu. Ntabwo uzacungira kuri mu bintu byo kurwana bya gisirikare udacungira no kuri wing ya nuze, kuko no yaguhesha ibirindiro bya gisirikare. Ntabwo abanyapolitike batsinda gipolitike gusa, batsinda gipolitike na gisirikare. Mu gihe abasirikare bashobora gutsinda gisirikare gusa batatsinze gisirikare na gipolitike. Ya David, aho ngaho birumvikana. Ibaza ko M23 igihe ishobora gukora politike yamara gutera imbere, ya mission yahoze Kinshasa kwa Tshisekedi ikaba yasubirayo na batayishana zo kuyirindirayo no kurinda abanyapolitike dufate izo ngero.
ariko sofa uyu munsi ubajije abantu bo mu M23 ukavuga uti umuntu wo mu M23 ushobora kwijajara gutya akikubita mu gatuza muyayaga agatigita urumva akongera akagira gutya rutundura agatitira ati kana kayatejemo ninde yego n'abanyapolitike beza ariko n'abatitiza Kinshasa uyu munsi ariko barene bandi bari ureba gutya baravugaga gutya undi waje kuri delegation ya politike ya Kinshasa akavuga ati abagabo ndabava imbere gute ubu se ni bande mu gisirikare ndabyemera iyo ciwe avuze ati nuriye kajugujugu ngiye Goma agenda arimo abari bibari biravuga ati General Makenga ndamuca he ariko muri politike mbwira umuntu wajya gutitiza bari abantu bari Kinshasa ninde muri politike ndakubwiza ukuri ntawe kandi iyi politike nikurikira ngiye kinini cyane nta bantu M23 ifite abakomanda batinyitse bakanganye ariko ntifite abanyapolitiki batinyitse bakanganye guverinoma Kinshasa yatinyika avuga iti bano ni batezamo bakandika petition bakandikira Antonio Guterres bakandikira Musa Faki Mahamati bakagira gutya na gutya barasiga badukangaranyije sofa ntabo mbona Marshal ndabivuze uzamvuguruza zabashyire mu murongo muri commentaire David reka dusoze ariko dusoreze kuri iki cyemezo Perezida Felix Tshisekedi yarayatangaje cyuko Kivu ya ruguru na Ituri agiye gukuraho etat de siège ariko ibyo bikazakorwa mu byiciro mu ijambo ryanyuze kuri RTNC mu ijoro ryakeye ryo kuwa kane Tshisekedi yagize ati nahisemo gushyiraho uburyo bw'inzibacyuho bwo mu byiciro bugamije gusubizaho ubutegetsi bwa gisivile mu duce twamaze kugarurwamo umutekano n'ingabo za Frdc ibyo byumvikanisha ikurwaho ry'ibibujijwe ku bwisanzure ku baturage bose buteganywa n'itegeko nshinga. Tshisekedi yasezeranije ko azakomeza kotswa igitutu cyinshi gishoboka ku banzi b'amahoro. Urabona etat de siège yarageze ku ntego ku buryo nyine bitangira gukurwaho. Congratulations kwanza kuri Tshisekedi ejo yabaye doctora na kaminuza ya Kinshasa. Zira ko doctora honoraire. Uko nyine arazabinywera nawe uramuzi ntacyo ajya yima. Hanyuma etat de siège gukuraho ikintu kitariho ntacyo bivuze ahubwo yaratinze. Etat de siège bisobanura iki? Bivuze ahantu hataba imyigaragambyo habaye igisirikare. Hari yarasha abaturage babaturage arabarasa barimo bigaragambye. Baje gutwika amapine ku mupaka w'u Rwanda. Biranabwiye birano etat de siège. Etat de siège se etat de siège bwoko ki? Mu bigaragara mu ijambo rya Tshisekedi afite icyizere gikomeye cyane akesha operation contre offensive arimo gukora muri iyi minsi kuri M23. Kandi we n'uburenganzira bwo kuba optimiste kuri operation arimo gukora. Ariko nanone ku rundi ruhande n'uburenganzira bw'abamurwanya nabo kwizera ko atazabigeraho. Ariko ikimuha icyizere cyo kuvuga gutyo kajya gukora etat de siège ni igiki? Buriya nka M23 yibarashyizeho nka leta n'abategetsi bafatika agace gato yishobora kubifite. Erega za Israel turimo kubona uyu munsi ntabwo zatangiye zingana kuri none zimaze kugukombe. Ibyo ngibyo byari nk'iko kuvuga ngo yaba ari manyomoza iyo stati M23 yashyizeho ya politique. Urumva? No kuvuga ngo yaba ari shuwa yo kuvuga ngo nitunakora etat de siège ubwo butegetsi bwihariye muri Kivu tuzabukura ariko hari ubundi bwahakabye buzaza bukatuzengereza. None se ubundi M23 yafashe nta etat nimwe ihari. Urumva? Ubu ntabwo tuzi ngo gavana M23 n'indi uyobora Rucuru uyoboraga Masisi uretse gukoramo kubakuramo ibintu nk'ibyo ngibyo. Tshisekedi arimo kuvuga ibintu bisanzwe hariya n'ubundi nakure cyitwa etat de siège n'ubundi niba ari akarindi gahari karahari yarafeirinze. Etat de siège abantu kugira ngo ataba akarindi k'aba civil none ubundi karahari buri wese akora ibyo ashaka na banatera amabuye officials ba Kinshasa bahagiye akaduruvayo karahari. Urumva? Etat de siège yagiyeho wazarendo bakirinyeshya mu Zikorana na guverinoma none yazigize abaroseriviste yaragakoze mbega Tshisekedi aho yatinze kubakuraho na kuko ibibujwe muri etat de siège nibyo birimo kubera hari sakandi gakiza kagaragaza ko etat de siège nivaho hari ikindi hari improvement izaba hari na kajagari na karindi n'ubundi karahari ubundi habereye iki bari abashenero baje kuyobora ziriya ntara agakiza kandi bazanye kasivita guverineri nta kiva amajyaruguru atarasanzwe abana nako nakaye Constant Ndima yazanye iki Chirimwe amazazana iki so nkavuga ngo rero ibyo yita igitutu ni ukubeshya ahubwo ne sheki y'icyo yita siège niba bidasokoje uko yabyogoje niba atari ko yari yayipanze kuko sintekereza ko niya yipanga ko kiba etat de siège proprement ndi yari kubaho bigakunda tukubera iki
nta mwigaragambyo byabaye hariya leta itagugizemo uruhare mu kuwuhamagaza ngo tuvuge ko Tshisekedi yavangiwe iyo esheke ikaba yaturutse outside y'ibyo yatekerezaga. So nabikureho rero n'ubundi hakomeze hahira icyarimwe bigenda uko byakagenze nko bimeze uyu munsi, uretse ko nubwo ndimo kuvuga gutyo gukure M23 ngo muri politike n'iki bintu bimaze kuvuga haruguru. Ese Tshisekedi arishuwa yuko contre offensive yakoze izamuhira kubera ko ubukana yahagurukanye cyangwa yapanzwe umubare w'abasirikare avuga afite kare n'ijabo unagaragaza ko ku kigero cya 70%. Contre offensive Fdlr yakoze kuri M23 yarafeirinze ntabwo yageze kujya agomba kugeraho. Ntacyo tujye mu mibare niba ubishaka. Oya ntago ari imibare ahubwo uzi icyo yari igamije kugeraho. Icyo bita contre offensive ni gukura mu birindiro nyine mu Rwanda. Icyo ritesheke wabukuye mu bihe bingahe. Contre offensive se no guturuka kwasa mu kirere cyangwa no kwa defense. Ntabyo M23 yavuyemo. M23 dukoresheje imibare ya gisirikare nta kindi riravamo. Uzima ko nta kindi riravamo nuko aho yitwa ko arimo kurwanira n'umusozi wawe warayambuye. Nubu ntabwo wari suppose yo kuba iwufite. Naho yari igeze isubira inyuma urumva nkuko yavuye mushaki nkuko yavuye mweso ikava n'ahandi saho yari ihemereye kuba ihari urumva ivuga ko ihafite kuko nushaka kubwira ngo wayambuye kirorirwa ntiyemereye kuyibamo yagomba kubimumangabo ahubwo yarakugangaranye ntiyahaba wayikuye nturo nubwo bavuga ngo nagishwa amakuru mfite bishoboka kuba gishwa bungu bishobora kuba yayisubije hari nyine hapfiriye abasirikare bayo benshi turimo kujyana ni umusozi ngo uri strategique cyane. So naho ngaho mwarwaniye za bwiza za hose za tongo ainsi de suite ntabwo yese suppose kubiha naho yarigeze isubira inyuma muri hotel none wisubije ahantu ha hotel uravuze ngo nta kindiro na kimwe M23 twavuga ngo yari ifite ivuge ngo iki ngiki cyo ntabwo tukivaho kwizima ngo tuvuge ngo yacyambuwe na Kinshasa. Ahantu Kinshasa maze kugira ni turufu yahawe na Ingabo za Burundi tuzi nigende ifate Kibumba tuyemere wenda hari abanyakijya tumenye ngo nabo bagambanye cyangwa ntibagambanye turimo kujyana nifate Kiwanja hari abagande turebe tuvuge yanahebirukanye nabo n'abagandira kubita bariruka cyangwa se baraberereka kuri iyi nshuro uko umubare w'ingabo Kongo yateguye 260 aba mercenaires ifite batasige banifotoza muri Kicanguka nabo nta n'isoni bafite nta n'ikibazo bafite. Imbunda yaguze zose twabonye ifotora n'iki byose. Success ya contre offensive yagize ni nk'iya Zelensky yagize muri Ukraine ntago iri hejuru ya 10%. Ubwo umuntu ugize 10% mu ishuri aba yatsinze kuko Fardc yari supposed ko yarakuye mu M23 Kibumba na yarayirukanye muri Kanyamahoro yarayirukanye he hose ariko Kicanga ni muri position z'abarundi M23 sindi kigiye harwanira ishaka ahubwo nayo yaho mushake he hose ibintu nk'ibyo ahubwo nk'andi makuru ubu ngubu M23 iri muri position defensive zo kwirwana ku bitero bya Fardc. Fardc niyo bita contre offensive itara M23 none M23 ubutaha irahiza ku cyo bita contre offensive ya offensive ya Fardc uzabureba hazashya ishobora kuzamo Goma ikayifata ishobora kuzamo kwisubiza mushaki M23 impundo ya M23 nigaruka Tshisekedi azaseba biri ku rwego rwo hejuru kandi ari kubwiza ukuri kuko kuba leta ya Kinshasa ikirahira uyu munsi ntago ari impuhwe ifitiye M23 nuko yananiwe kwirenza ibirindi no kwirenza imisozi ntabwo yahagurutse ije gukina no kwiyambika ibara yuko isigaye muri position M23 asize inyuma yemeye kwiyambika ibara se ije gukina. David hari ikibazo nshaka ko dusorezaho umukunzi wa Primo Media Rwanda yanyoherereje akano kanavuze makanye bakumvise nakumvise umunsi M23 ngiye kubura imirwano Tshisekedi ntago zagarukira yarambajije uwo muntu ngo ariko yamaze kumura mu mutwe yego ngo ariko Jean de Dieu ngo hari ikintu njya nibaza nubwo ntabona uko nkibaza abasesenguza utumire ziriya ndege suko ikabuhariwe Kongo yerekana iyo bagiye kuzisura mu bindi bihugu irazigura koko cyangwa ni kwa kuntu nshobora kwifotoreza mu iduka ariko singure. Icyo ni icyambere. Icya kabiri niba izigura irazikoresha efficacement ntizitwike M23 ku buryo bugaragara. Niba itazikoresha se hari igihe itegereje kindi cyangwa yaziguriye kurasa nirwana n'u Rwanda ku buryo bweruye yambutse imipaka. Cya gatatu mu butasi bwawe M23 yaba yiteguye kuzihanura
koko ifite n'imbunda zazihanura cyangwa biringiye kwihisha igihe zizabarasa ariko ibyo bibazo uwo muntu yabimbaje umufiririzo ndavuga niyo abayirwe ngongera kubona David ibi bintu abinsubiza ikibazo cya mbere acyumvise ziriya ndege Kongo zitasukoye irazigura cyangwa ni kwa kundi yinjira mu iduka ukizifotoreza ariko ntuzizane nagira ngo mubwire ko mu itangazamakuru genda umunyamakuru nka n'umusesenguzi kumenya intwaro ziri muri arsenal z'ikindi gihugu n'iz'icyawo uvukamo ntubuzizi niyo wamenya ukayitangaza baguta muri yombi ntabwo ugiye nshinzwe kumenya ibyo Kongo itunze n'ibiki n'iki cyangwa warabaza gusa n'ibizigura none se irazikora arabaza ikibazo azi yavuze ati ishobora kuba igenda ikajya nko mu Burusiya ikazifotorezaho ikavuga ati dore jet tugiye kuza okay reka muha amakuru Kongo ifite intwaro zitabarika ahubwo ikintu gitangaje hari bitwaro Kongo igura umuntu yabazi yuko wenda yagiye akamenya n'amakuru yo muri Kongo n'intwaro ifite ukabona ziri hasi zisangamo donc Kongo ifite intwaro nyinshi ishobora kugira imbunda ishobora kugira amadrone ishobora kugira ikindi kikanabigura si igitangazira bifite urumva ariko wenda ahubwo umuntu ari musubize ntibizigura se irazikoresha efficacement ntizitwike M23 ku buryo bugaragara ziriya ndege za Sukhoi n'imirwanire yazo n'iki byose kuri etandi M23 ifite n'iki byose ntabwo zifitinga muri ya ntambara rwose hari n'ahantu afite ukuri pe ziriya ntambara zarwana muri conventional y'ibihugu birwana kujya kuzirwanisha mu nyeshyamba kubera ukuntu zihisha position ziba zifite ko zishobora guhindura ibirindiro wenda kajugujugu yafitingamo kandi irazikoresha neza n'umuntu mu bwiza arazikoresheje so rero ntibakavuge ngo leta ko kitarwanisha ntuze kuko urumva guhagurutsa Sukhoi neza iva nka Kisangani kandi wabonye ibibazo zagize ni ibintu ushobora kugira kurwanisha urumva bikaza zikaba yarenga nk'umupaka igiye gukata bigateza ikibazo cyo ni cyambere cya kabiri technology zikoresha hashobora kuba ko interesse butantuze ushobora gukora interference y'ikoranabuhanga zikoresha urumva uri nyeshyamba ukaba wazirenza bitari ku bushake yaho zishaka kurasa zikarasa ahandi zigateza ikibazo zishobora kurasa Kisoro zishobora kurasa Rubavu zishobora kurasa Bujumbura zishobora kurasa hose abandi baziyobeje kuko M23 iyo ronivuze ko ifite ikoranabuhanga bita sophistiqué iyo sophistication M23 ikoresha ishobora kuyobya na zira Sukhoi we are not sure yuko na zira Sukhoi yamigurukire yazo yabaga iri mu bushake muri volonté ya Fardc n'undi se mubwira iki ko itabaga yayobejwe n'abandi bantu bahanganye na Kongo indege irazikagora Rubavu ikongera ikatseta ibirenge ikarambika inda ikongera igahaguruka kandi ikibago cy'indege cya Rubavu n'icyagoma byegeranye birebana ni ibicucu se bitazi abantu bagurutse indege so isomo babonye mu mikorere ya Sukhoi akaga bishobora kubakurira bashobora kuzigurutsa bakazanga zigeze nka zirihuta cyane nk'i Kampala wabonye indege Museveni arimo gukoresha muri misi y'Amasukhoi yari karenze ziriya iriya air power show kwerekana ko ufite imbaraga mu kirere urumva nawe ukaza nguzanye ngo Sukhoi zaye kuzigurutsa mu karere kari sensible nukuri kose wa wundi ushobora kuziyobya ashobora guhagurutsa Sukhoi ivuye Kisanganije kurasa M23 ugasanga irimo kurasa ikibuga cy'indege cya Bujumbura muri Kirondadaye urumva ugasanga arenze imipaka y'ahandi hantu kubera rero ikoranabuhanga zikoresha n'amadrone n'iki nayo ubu bashidikanya impamvu atarimo gukora cyane hari igihe M23 yayobya urumva ikagira n'izifata n'ubwo itabivuga ariko byakajugujugu byo ni ibintu bikoresha ikoranabuhanga byoroshye cyane n'icyombo cyayobora n'iki buya kajugujugu iberwa mu ndege zo ku butaka nubwo abantu bayita ngo ni Air Force ariko ntago ari byo ishobora kuba hombi so rero yivuga ngo kukitazikoresha ngo ni ntirano ngo niki byose ahubwo ntabwo zifitinga uko urugamba rumeze kuko hari naho zagiye zirasa zikarasa abasirikare ba Fardc ubwo rero ikidege wajya kurwanisha kikagukora no mu nda nta kintu kimaze cyane ko kinahenda kukirasa byo ubutakaje na byinshi none se M23 iba yiteguye kuzihanura koko ifite n'imbunda se zazihanura cyangwa bazihisha igihe zizabarasa ibyo nibyo navuze kumenya marisenare y'ibisirikare ibitwaro babitse ntabwo byoroshye ntabwo nzi imbunda M23 ifite ntabwo nzi imbunda undi wese yafite nta nubwo tuzi ubushobozi bwa radar za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyobora ziriya ndege ushobora gusanga ari ibihugu mu karere k'ibiyaga bigari birusha radar Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifite imbaraga ubwo se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yagura indege nk'iriya noneho bakayitwara bakayifata bunyago urumva bose n'abana ariko urukajugujugu guti mwaharenze sha dore mwaharenze ahangana ni mwaharenge ku cyombo urimo muvugana rugakataruka kagaruka ntirunahenze nka Sukhoi nuko mbibona ariko icyo kintu rwose cya Sukhoi ngo M23 ngifite indege zazirasa oya ishobora no kuzigira ariko no kuba itazihabuka izi neza ko icyo ikoranabuhanga ishobora kuba ifite
rishobora kuzideranja ziriya ndege. Nicyo twavuga. Ya David reka ngushimire cyane yarakoze umuvandimwe ku kibazo yatubajengera. Ariko nta ugisubiremo nta hantu tutasubije. Ko numva hantu tutageze. Oya nta hari ahantu yavuze nyine ngo cyangwa izazikoresha ngo nijya kurwana n'u Rwanda mu buryo bweruye. Aho ngaho niho naribagiwe. Oya wavuze ko yazakora muri convention wo. Reka mbisubiremo no kuri izi kamera za Primo Media Rwanda. Sindi umupfumu sindi umuhanuzi. Kugira ngo Kongo itekereze kurwana n'u Rwanda byayisaba imyaka itari munsi y'igihumbi izaza. U Rwanda nabwo rwaba rwarasinziriye. Ntabwo Kongo yakwishobora kurwana nkuko ntibishoboka. Baba babiziranyeho. Yaguhiza ntabwo ibinturo. U Rwanda rwakubise Kongo rukuraho ubutegetsi urahindura ugira gute urabacacanga bagira gute kongera huruza za Sadek zihuza n'u Rwanda rucumura ngo nibawurenga. Abakongomani ntabwo bazi gusoma amateka. Ntabwo bibaho buriya. Ntibibaho no kuvuga ngo hari ibihugu biba byararwanye usigarana amateka. Buriya Uganda imaze kugira igisirikare kiri ku rwego rwo hejuru. Urumva? Iyo abantu bakora assessment mu bya defense bavuga ko ishobora kuri n'imbere cyane irimo igenda isa nk'itambuka za KDF na za TPDF za Tanzania n'iki byose. Ariko ko Tanzania yarwanye na Uganda, Tanzania ikayikubita. Ntabwo Uganda irahira itera Tanzania. Ayo mateka irayabika. Misiri ni igisirikare cya 10 ku isi. Iruta Israel ho imibare nk'ingahe. Ariko kuko Misiri na Syria na Liban n'ibindi bihugu byateye Israel ikabikubitira cyane mu minsi 6. Misiri mu nzozi ya Rota ntabwo yarota gutera Israel. Uwagukubise abara gukubise. Ibihugu byarwanye ntabwo ujye ukinisha ikindi ngo muri ibyo ngibyo. Abantu baje babibika gutyo bamenye ngo Kongo yavuga amagambo no kuba Kongo itaratera u Rwanda. Urumva ntiyabuze ubutaka yabuteramo, ntiyabuze aho yanyura, ntiyabuze nta kintu yanabuze mu byo yabuze byose. Ntiyabuze n'ubutaka Rusizi burahari hose burahari ntago rwose ariko kurwanirwa. Urumva? Ariko amateka irayazi ndetse akantu ugiye gusoza zaho nakano gasekeje nta bisozi nta bihugu bipfa kurwana inshuro zirenze nyinshi. Bano u Rwanda ntugapfa gutera Kongo. Palestine na Israel se ko ntago ari ibihugu maze kuba inshuro 20. Israel ntago ari state. No authority. Uretse ko mwanze kuremera muri Loni so bibuza ko ari igihugu. Nta gihugu kirimo hariya. Urumva? Cyo kuri zabacyo igihe izigenda. So rero hari umuntu wambaza ati kuki u Rwanda rutafukongera gupfa gutera Kongo. Nuko intambara isiga ibikomere. Ahubwo ibihugu kenshi na kenshi bigeze kurwana birangira bibaye inshuti. Abadage n'Abafaransa ubu ni inshuti, Japan na Amerika ni inshuti. Urumva? Ni henshi bakunda gutsura ubucuti rimwe na rimwe aho kugira ngo basubire mu ntambara. So abantu bajya batekereza intambara hagati y'u Rwanda na Kongo bajye bibagirwa rwose. Kongo ishobora kurwana n'ibindi bitararwana. Za Central Afrique, za Ndeyande, za Angola zigira ubutaka buriya no yafashe ku munwa gufata ibirutsi ibintu ngibyo. Ariko Kongo n'u Rwanda amateka y'intambara urubyiruko ruriho n'ibindi byinjana bizaza. Ntabwo ibihugu bizigiye bijya mu ntambara. Impamvu ibi ngibi buriya hari igihe mubona ibihugu bitarwana. Ariko ubwabyo ntibiba bishaka kurwana. Icya kabiri bigiye no kurwana buriya. Isi yahaguruka ntibirwane. Hari abantu babicunga gute za ambassade intasi ziki zibona ko barimo kwikira igitabo badashaka kurwana. Niyo mpamvu ugeze ko u Rwanda ruzamura ibitwaro biri fresh bagatera no turwane niki. Ariko nyine ibintu bigata bihwekera. So u Rwanda na Kongo bishobora kujya kurwana bikamera nk'ibisatiriye intambara birebana bikamera nk'ibikokinga imbunda ariko ntabwo byagera kuri rekura. Ntabwo bizarwana forget. David urakoze cyane. Urakoze. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare